abantu muteranye ahangaha, abantu bafite ingo zinezerewe nta nubwo murenga 10%. 90% y'ingo mubona zigenda mu muhanda zarasenyutse nuko abantu batinye kuzivamo. Ndasubiramo, 90% y'ingo ubona ndetse z'abakristo zasenyutse kera, ariko bagize isoni zo kuzivamo ngo basohoke bagende. Bamwe babeshejweyo n'abana, abandi babeshejweyo nuko bumva badafite aho bari bujye, abandi babeshejweyo n'inshingano abagabo babo bafite, baravuga ati nidutandukana bizagira ingaruka ku kazi k'umugabo cyangwa k'umugore. Bamwe buri umwe ba mu cyumba cye, abandi babana mu buriri ntibajya bamenyana nk'abashakanye, abandi umwe agira amafaranga ye n'undi akagira ye, abandi buri umwe afite umuntu umukemurira utubazo tw'abashakanye. Ingo z'abantu zarasenyutse nimukababone bahagaze ntazo bafite. Imana izanye igipimo kigaragaza ubwoko bw'ingo zikwiriye abera. 99% z'abapastori bubatse bavamo. Ndashimira umukozi w'Imana warayonyandikiye ambwira ibibazo afite, maze iminsi nawe dukurikira. Hari abapasiteri benshi badukurikira benshi. Ndashaka kukubwira ngo umutwaro w'urugo rwawe nanjye ndawuhetse. Icyo bisobanuye ndacyumva cyane. Ndagusengera nshyizeho umwete. Imana izaguhe amahirwe y'urugo rwiza mu izina rya Yesu. I pray for you. Ingo z'abakozi b'Imana ni umutwaro uremereye cyane kuko ubwabo bahetse abantu benshi. Now deka mvuga aka kantu mu gihe nkomeza. Ejo twavuze ku bintu bishobora gutuma urugo rwubakwa neza. Sije twavuzeho? Sinzi niba mwarasobanukiwe icyo nashaka kuvuga. Iyo umuntu afite intego y'igituma yubaka urugo, why did you get married? Ikintu gituma urugo rukomeza kubaho, abantu bakarutindana kandi rukaba rwiza, ni ukuguma ku ntego y'icyabahuje. Mwari mugamije iki mujya kubana? Ni iki mwatekerejeho, mwaganiriyeho mujya kubana? Igihe cyose icyo kintu gifite agaciro mu buzima bwanyu, bibatera kubungabunga urugo rwanyu. Why did you get married? Mwaganiriye iki? Njya kubana na mami, naramubwiye nti ikintu ngusabye ni kimwe nshaka. Nshaka umuntu umpa amahoro gusa cyonyine. Ibisigaye ubindekere nzabyikorera. Nawe arambwira ati nanjye ndagusaba ko uzampa amahoro nkirerera abana neza uko nshaka. Covenant dufitanye. Ntago nshaka ko abakozi cyangwa umuturanyi cyangwa ni muntu anderera abana. Ndashaka kwirerera abana. Nanjye ndamubwira nti ikintu nshaka ni amahoro yonyine. So iyo tugiye gusa naho dutana, twibukiranya icyo buri muntu icyari kimuraje ishinga mu mibanire y'abantu. Igihe cyose akomeje kubahiriza icyari cy'agaciro cyane mu buzima bwanjye, nanjye nzirikana igifite agaciro mu buzima bwe. So vision irahari, ariko twanaganiriye ku kintu kiri sensitive mu buzima bw'umuntu. Igihe cyose icyo kintu gikomeje kubahirizwa, bituma umuntu asa naho nta kindi kintu atakwihanganira mu mibanire yanyu. Dufite abantu batazi ikintu bakunda, ntago bazi icyo bashaka. Uyu munsi abashaka kubaha nyina, ejo akaba ashaka kumuha amafaranga, ejo akaba ashaka akazi, akakubwira ati ndashaka professional life. Yajya mu kazi mu kanya gato, atari ko nge numva akazi ntakigashaka, ndashaka guma mu rugo
confusion ye igateza confusion mu buzima bw'abandi bantu basigaye. Now iyo mushaka kubaka urugo rukomeye, murwubakira ku ihame ry'icyatumye mwemera kubana. Igihe cyose icyatumye mwemera kubana gikomeje kuba relevant, ntimutakaze uwo murongo, byitwa towing the line. Towing the line. Iyo icyo kintu kidahindutse, icyababanishije kigumaho. Iyo icyo kintu gihindutse, icyatumye mubana kiba kivuyeho. Kaze mbaho urugero. Iyo ufite umukontabure ugukorera muri company yawe, uwo mukozi agira agaciro gusa iyo company yawe ikiriho, kabone naho yabakora neza. Iyo company yawe yafunze, niyo waba umukunda nta mahitamo ufite, uramusezerera. Niko bimera? Hello? Jya mugira mutya numve ko munyumva, ariko wasanga internet yagiye. Okay, Imana ishimwe. Igihe cyose business igihari, wa mukozi mwiza muragumana. Ariko igihe cyose iyo business ifunze, icyatuma gumugumana kiba kirangiye. Sinzi nabyumvikana neza. Now abakozi ba leta murabizi, igihe cyose uri umukozi wa leta baguha ubwishingizi bwo kwivuza. Ese ashimwe. Hari n'ibigo biha abantu facility zo kujya muri gym, si byo se? Hari n'abantu bahabwa imodoka z'akazi, ngira ngo murabyumva. Igihe cyose akazi wakoraga kahagaze, ubwishingizi bwo kwivuza urabugumana se? Nabwo burahagarara. Facility ya gym irahagarara, imodoka cyangwa essence baguhaga igahagarara. Urugo rukomeza kuryohera barufite igihe cyose intego nyamukuru yatumye bahitamo kubana igumyeho. Iyo ivuyeho, urufatiro rw'urushako ruba rurangiye. Niyo mwasenga ntago byakunda. Niki kibeshaho urugo? Nukuba mufite umurongo w'icyatumye mubana, kandi uwo murongo ugakomeza kubahirizwa. Mwari mwabona ukuntu abantu bapfa ubusa? Ntago abantu bafite umurongo hari ibintu batirirwa bareba. Icyo ndagira ngo mukibike mu mutima. Niki gituma ingo zisenyuka? Dusomera Imigani 14 umurongo wa mbere. Iki cyanditswe tugihereho twubaka message yacu, kirareba abadamu, kirebe n'abagabo icyarimwe. Ese niki gisenya ingo mubona? Mwanditsi w'Imigani yavuze ngo uyu ni umunyabwenge, ntago yari mu mwuka, yari yarabonye ibintu n'ibindi, yari yaramenye n'akasongo yihwa. Akasongo yihwa urakazi senga? Ujya ubona mu ishyamba ko hari amahwa, kandi ukabona gaconze neza gasongoye. Kasongo we niki? Ko nta nzembe ziriyo. Uyu yari yarabonye byose, yaramenye n'akasongo yihwa. Umugore w'umutima, ijambo umutima n'ubwenge duha Icyongereza. Umugore w'umunyabwenge wese yubaka urugo, a wise woman. Ariko umupfapfa we ubwe ararusenya. A wise woman builds her home, but a foolish woman tears it down with her own hands. Now, katuveho iri jambo ryitwa umutima cyangwa wisdom. Wisdom ni iki? What is wisdom? Wisdom ni iki? Ndoshakira definition ya wisdom, nanjye ndabaha iyanjye. Na ziriya mubona nazo zatanzwe n'abantu, nanjye ndabaha iyanjye. My school of thought. Wisdom. What is wisdom? What is the meaning of the word wisdom? To be wise. Wise. Search the definition. What is the meaning of the word wisdom? What does it mean to be wise? Kuba umunyabwenge bisobanuye iki? Kuba umuntu ufite umutima. Ufite umutima. Wawubuze? Wisdom.
Karine urakoze. Wisdom is more than knowledge. It's the divine ability to apply knowledge, understanding, and discernment in the right way at the right time. Mubanze mukumva kakanoni keza mu gihe baduhiye kabiri. Wisdom biruta ubwenge gusa, biruta ubumenyi gusa. Ni uburyo bw'ubumana bufasha umuntu gushyira ubwenge bwe, kujijuka kwe n'amakenga ye, kubishyira mu bikorwa mu gihe gikwiriye. Duhiye kabiri. It is the ability to make good judgments based on what you have learned from your experience. Akanagashakaga cyane. Or the knowledge and understanding that gives you the ability. Imana ibaho umugisha. Nashaka kuba school of thought yanje. Kuba umuntu ufite umutima bisobanuye iki? Bisobanuye ko ufite ibintu bitatu mu buzima bwawe. Icyambere, ufite ubumenyi ku kintu ushaka gufataho icyemezo. Icya kabiri, igihe umaze ku isi cyakwigishije uburyo bwiza bwo gushyira mu bikorwa ubumenyi ufite. Igihe umaze ku isi, experience imaze kukwigisha ngo nshobora kuvuga ijambo rimwe nawe ukavuga ijambo rimwe nanjye, uburyo narivuzemo rigakomeretsa umuntu, uburyo warivuzemo rikubaka umuntu. Ibyo biterwa na experience. Mwari mubizi? Ni ukuvuga ngo igihe cyose ufite ubumenyi ntabwo uba wabaye wise, ce n'est pas la sagesse. Ariko igihe ibihe byamaze kukwigisha uburyo ubumenyi ufite ushobora kubukoresha bukakubyarira ibyo wari ugambiriye mbere, uba wabaye wise. Niyo la sagesse. Mu yandi magambo, wisdom is the application of knowledge to achieve the expected result. That's my school of thought. Ubwenge ni iki? Maze igihe mbibabwira. Ni ukumenya icyakugirira akamaro ukagikurikira kurinda kiguhaye icyo gisezeranya. Now, Bibiliya tubwiye ngo umugore, ahari umugore shyiraho n'umugabo. Umugabo w'umunyabwenge cyangwa umugore w'umunyabwenge ufite umutima, uzi ijambo akwiriye kuvuga kandi akamenya ngo iki gihe nibwo ritanga umusaruro, yubaka urugo rwe bikemera. Arwubakisha iki? Ubwenge. Abwubakisha ubwenge. Ariko umugabo w'umupfapfa iteka, iyo umugore amugiriye inama aravuga ngo ndategetse ninjye mugabo, akora ibyo ashaka, iteka bikabasubiza inyuma. Hari umuntu ndiyo nganira nawe arambwira ati dukoze imyaka 10 nge n'umugabo wanjye, ikintu dufite n'amadeni yonyine, ariko buri kintu agiye gukora iyo mugiriye inama arambwira ngo ceceka ninjye mugabo, kandi agafata credit ku mafaranga y'umushahara wanjye, agafata na credit ku mafaranga y'umushahara we, iteka akayakoresha akayamara agashyira. Nge nawe dusangiye ibyago kuko atajya ntega amatwi na rimwe. Iteka ibyo namubwiye ko bizagenda nabi, iyo bimaze kugenda nabi, aho kugira ngo yikosore noneho azanyumvire tujye inama, ahubwo aravuga ngo mutera umwaku, ngo ngira ururimi rubi. Ubwo n'ubwenge buke. Ndashaka kukubwira, igihe cyose washatse umugore ukamubona nk'umuntu uzagufasha kugera ku iyerekwa ryawe,
Imana ibuguhaye umujyanama kugira ngo utazasitara mu rugendo rw'iterambere. Ako mukabike mu mutima. Iyo utamwumviye uba wigiriye inama yo kwigira inama imwe ituma umuntu asara, mu cyimbo cyo kungurana inama hakagira icyo mugeraho. Murabona ko nuzuye umwuka wera. Uyu munsi nandikiye mami, nabwo ariko mami ndashaka ko dukora akana kanaka tukagakora dutya, ndategereza ko azaduha amafaranga. Ahita nyandikira ngo ya ako kihorere, kazaduteza ibibazo ibi nibi. Noneho amaze kubimbwira atyo, ndamubwira nti ndananiwe kandi njyameho gake, mfite amateraniro maremare ijoro, ndaryama. Mbyutse nsubira muri message ndayisoma, mfata umwanya wo kuyitekerezaho, nsanga ibyo yambwiraga nibyo bifite ukuri. Uburyo natekereje narebye umurongo w'inyungu zishoboka, ariko kuko ari uwa kabiri, we ntiyatekereje mu murongo wanjye, we yatekereje ku bindi bibi bishobora gushoboka bikagira ingaruka mbi kuruta ibyiza natekereje. Mfata umwanya wo gutekereza ku byo yambwiye, umurongo w'imitekerereze ye, ndangije nkugereranya n'umurongo w'ibitekerereze yanjye, nsanga yari afite ukuri. Niyo mpamvu biri ivuga ngo umugore ni umufasha, ntabwo ari house girl wawe, ntabwo ari secretary wawe, ntabwo ari assistant wawe nkuko nababwiye. Umugore wawe ni umujyanama wawe ugufasha kunguka inama ku rugero rw'uko ku rugero utarushoboye gutekerezaho. So nukuvuga ngo umuntu yuzura kuko yujujwe na mugenzi we. N'umugabo ni kimwe, nawe niko ameze ku mugore we. Yesu nashimwe. So umugabo w'umunyabwenge w'umutima ufite ubumenyi, niyo mpamvu mubwira abana b'itoro ry'agakiza kuri kwiga. Learn, invest in yourself. Soma ibitabo, jya mu ishuri wige, ihugure. Ugomba kugira ubumenyi, knowledge. Nta muntu ushobora gutera imbere cyangwa kugira ubuzima bwiza burenze urugero rw'ibyiza azi. Abantu bo mu cyaro atunga inka 600, akarara mu nzu y'ubwatsi, akarara ku gatanda k'ibiti, bakamwahirira ibyatsi bimeze nk'icyarira kari byararaho kubera ubumenyi buke. Ariko iyo umuzanye mu mujyi akamenya ibyiza by'umujyi, yubaka inzu ya etage, akorora inka 100, akabona amata ruteye inka 500, kandi arara muri etage, arara heza, akagira internet, akagira umuriro, akagura kuka, akagira oven, akarekera kurya ibitogosheje gusa. No kuvuga ngo ubumenyi buke butuma tubaho nabi. So iyo umuntu afite ubumenyi, experience ikamwigisha uburyo ubumenyi bushobora gukoreshwa mu gutuma agera ku bintu byiza, akamenya buri kintu igihe kibera cyiza, ababaye wise. Iyo ni wisdom. Iyo wisdom rero ituma umuntu yubaka urugo. Wisdom yigisha umugabo kuvuga ngo ubwo uyu mugore udasanzwe ambwira nabi, avuze nabi, icyimbo cyo kumwitura inabi, buriya hari ikintu kitagenze neza, reka ngewe nceceke. Ariko umuntu utari wise ahita avuga ngo aho kugira ngo aka kagore kansuzugure kanyubahuke, ndagakubita nkamena umutwe, ibintu bikazamba. Wisdom ikwigisha kureba situation ihari, ukayijajinga, wamara kwijajinga ugafata icyemezo gituma ibyiza wari ufite utabitakaza kubera reaction y'umuntu mu munota umwe gusa. Abantu bazi ubwenge bazi igihe bagomba guceceka, bazi igihe batagomba gusubiza, bazi igihe bagomba kuvugira, kuko urugo niko rwubakwa. Ni ibiki bisenya ingo? Icyambere nashatse kubabwira ni ukuba umuntu yarubatse urugo atarigeze atekereza ku mpamvu akwiriye kugira urugo. Nabonye abantu banyandikira benshi nijoro, kandi abantu bose nabashubije, bose buri muntu wanyandikiye uko nari mbasezeranije. Abo naraye ntasezeranije ntasubije nabashubije kugira mu masaha 6 ndasoza.
igihe cyose ufite ikintu ukaba utazi impamvu yacyo ntabwo ushaka kukibyaza umusaruro. Abantu benshi muragenda mukagura za takeaway bakabaha udukombe tw'icyayi, mwamara kunywa icyayi mukatujugunya, utundi mutuguramo ji mukatujugunya, mwarangiza mukajya kugura amavaze ya dekorasiyo mu mago yanyu. Why? Ntago muzi uko mushobora gukoresha twa dukombe babahayemo icyayi kugira ngo musevinge amafaranga y'imitako iri mu nzu yanyu. So mutanga amafaranga yatekawe, mukagwiza ibishingwe mu rugo, bakarya amafaranga yo kubijyana, mukajya kugura n'imitako. Ariko muzasura abantu bamwe mu ngo zabo murebe akantu baguzemo omo kagashiramo omo, bagakoramo umutako, ugakora ivaze cyangwa decoration yo mu nzu. Muzabirebe, muzabirebe, muzareba abantu bamwe muraziranye. Kuki mwebwe mugira ibyo bintu mukabijugunya bikaba umwanda? Nuko ntago mufite ubumenyi bw'uburyo mushobora kubyaza umusaruro ibyo bintu. Ikintu cyose udafitiye gahunda kikubera umutwaro, kikubera umwanda, uburaho ukijugunya. Ariko ikintu cyose uza agaciro kacyo ukibyaza umusaruro mu gihe cyakabaye kikubera ikigeragezo. Think about it. Sinzi niba hari umuntu uvugana nawe. Think about it. Think about it. Igihe cyose utaza agaciro k'urugo wubatse, ubwenge bw'umugore wawe ubwita agasuzuguro. Umugore arakubwira toya ibi bintu ntitubikorere, ihangano bindekere ngewe mbikore n'inye nani, ugahita umubwira toya ngiye agasuzuguro sinzakemera, fazari uzajya iwanyu. Kubera iki? Ntago mufite ibyo muhuriyeho. Buriya nimujya mu ngo zose muzasanga hari ibintu abantu batemeranyaho. Nta mugabo n'umwe utagira itegeko atanga mu rugo rwe akavuga ati ibyo ndabyanze, ndanze. Ariko nyuma ya ndanze ujye ufata akanya ko gutekereza ngo urebe niba iki kintu wakwemera ko cyugusenyera cyangwa wagiha amahirwe ukareba. Iyo umwe atsimbaraye icyemezo ni ugusenya. Njya mbaho urugero rw'umugabo w'inshuti yanjye, yagiye kunyereka fiancé yashaka ko mwambarira, bari bicaye basangira, ambonye nje aza yirukanka aramutanguranwa aramuhobera, arambwira ati umugore ngiye kurongora ati ambwira ijambo rivuga ko ari nk'umusazi. Yarambwiye ngo harya ngo niki, ngo niba yarapayutse, ngo niba yaragize ati sinzi ikintu yambwiye. Ni ati ubimenye ko ngiye kumurongora niteguye gutandukana nawe. Uyu mugabo yari afite papasi y'urushako. Ndamubaza se kuba ugiye kurongora uzi ko ugiye gutandukana wabiretse hakiri kare? Aravuga ati namaze gusohora invitation ntabwo nabihagarika, kandi koko nta n'umwaka bamaze bari bamaze gutandukana. Umugore arababara ukwe, umugabo arababara ukwe, baza kubyarana akana karahangayitse. Ese nawe nuko nguko washatse? Iyo udafite purpose for something, kaze mbereke kumenya agaciro k'ikintu wagiyemo ukuntu gakora. Hari abantu benshi babonye akazi bakababaye, ariko mu kazi babafata nabi. Rimwe na rimwe ibyo bakwemereye byose ntibabiguha. Amahirwe yo kuzamuka ntibajya bayaguha, bakayaha umuntu urusha. Bakajya baza kukubaza inama ariko bakazamura undi muntu. Iyo umuntu avuye mu kazi iteka uba acting kuko babona ko ushoboye, ariko ntabwo bajya bagukonfaminga nk'umuntu uri official muri izo nshingano. Iyo uri umuntu uri seriye uza agaciro k'akazi gafitiye ubuzima bwawe n'urugo rwawe,
ushobora kwihangana ako kazi ukamaramo indi myaka 5 ukanga kukavamo utarabona kandi. Ariko umuntu utazi agaciro k'ako kazi asezera atabitekerejeho ko bamurakaje, akamara indi myaka 5 atagira icyo akora, yifuza gusubira muri ka kazi. Sizira munyumva neza. Ni nako bimera mu ngo. Urugo rukurakaza akantu gato ukarusenya, ukamara imyaka isigaye wicuza impamvu warushenye. Icyo ni ikibazo cyo kutagira icyerekezo cy'ibyo ushaka kugeraho. Iyo umuntu afite impamvu yatumye ashaka umuntu, bimutoza discipline yo kwihangana, avuga ati nibi nabyo bizarangira. Ese ashimwe. Nibi nabyo bizashira. Icyakabiri, iyo umuntu afite impamvu yatumye yubaka urugo, atekereza kurusenya agasanga nibyo bibi cyane kuruta kurwihanganira, akavuga ati nirutakomera kubera nje nawe, reka tubikorera abana bacu babone icyitegererezo cyiza. Uze ko hari igihe abantu bubaka nabo umugore atumva, abana bakura bagahana nyina, cyangwa abana bakura umugabo agatangira gutinya abana kubaha umugore. Ikintu cyose utafite agaciro kacyo karemereye mu buzima bwawe ngo kibe gihwanye n'ubuzima bwawe, kukirekura biroroha, no kugifata nabi birakorohera. Ikintu cyose gifite agaciro mu buzima bwawe urakibungabunga. Imwe mu mpamvu za mbere zituma abantu basenya ingo zikananirana, zikagira amahoro make, nuko badahuriza ku kumenya agaciro k'icyo bubatse icyo ari cyo. Urugo si inzu. Inzu urayigurisha ukubaka indi. Urugo si imodoka ikora impanuka ukagura indi. Urugo si umusatsi urawogosha ukabashyiraho na plante bigakunda. Urugo ntabwo ari imyambaro isaza ngo umuntu agure indi. Urugo ni imibiri yateranye ikabyara abandi bantu badodeye kuri uwo mwambaro. Iyo urugo rusenyutse cyangwa rukabaho nabi, ni igikomere udashobora gusibanganya ngo gikiri, kuri wowe no ku bandi bantu benshi. Mbere yuko ushaka, banza umenye impamvu ugiye gushaka. Ushaka umuntu ufite umurongo w'imyumvire umeze nk'uwawe. Musezerane uburyo mushaka kubungabunga urugo rwanyu. Muganire ku bintu umwe atajya abasha kwihanganira undi akwiriye kwirinda. Mujye mugira igihe cyo kubisubiraho mubiganireho. Abantu kutumvikana ku kintu mu rugo ni bisanzwe. Hari n'igihe natwe tunanirwa kumvikana n'ibitekerezo byacu. Ukumva urashaka gukora iki kintu, ibitekerezo by'ubwenge bikakubwira ngo ni kibi, ukakire kubabaye. Ntago birababaho. Ikintu ukumva uragishaka, ibitekerezo by'ubwenge bikakubwira ngo iki kintu ni kibi ntugikore, ukakire kubabaye kandi ari we wibwira wenyine. Niba umuntu ananirwa kumvikana nawe bwite, wananirwa ute kumvikana n'undi muntu ufite ibitekerezo bye? Byashoboka bite ko mubura kumvikana? Hari ibintu byinshi mujya mukora atari byo mushaka. Havuga uti nubwo numva ari byo binejeje, ariko nshyize mu gaciro ingaruka zabyo ni mbi, ugahitamo kwirwanya. Niba umuntu yirwanya agakora ikintu adashaka, abona aricyo gifite agaciro, noneho bizamera bite ari ibitekerezo by'abantu babiri? Kuba hari ibintu mutumvikanaho kimwe si igisobanuro cy'uko mudakundana, si igisobanuro cy'uko mutajya mu murongo umwe, ni igisobanuro cy'uko mwembi muri bazima kandi mutekereza. Hari uburyo mubihuza kandi amahoro agataha. Cyo ni icyambere. Cya kabiri gituma ingo zisenyuka, nakivuzeho, ni incompatibility of character. Iyo ushatse umuntu mudahuje ntago bivamo. Mupfa korogate, mugapfurira uko bushashe, mugapfa igitanda uko kimeze, kandi mwabagabo mwe nimunyumve abari mwe mbwira. Niba utazi ikintu cyitwa umugore, ni nka cya gitekerezo cy'impyisi. Umuntu ngo yabwiye umwana ati mujya ati nuhura ati yamubwiye impyisi
yarabwiye ngo yabwiye umuntu, aramubwira ati umuntu ntumuzi, ati umuntu ni muhuru uzamumenya. Ngo ahura n'impyisi, ati siriya se n'uyo muntu, ati ihorere, ati umuntu we nuhura nawe uzamumenya. Umuntu ni urundi rwego, abagore ni ikindi kiremwa. Burya umugore w'imyaka 50 n'umukobwa w'imyaka 17 batekereza kimwe, bakora ibintu bisa. Ntukavuge ngo aka nakana nzakayobora, ngo cyangwa uyu n'umukecuru nzamutegeka. Umugore n'umugore avukana ubwenge. Uzarebe n'utwana twawe mu rugo, akana k'agakobwa karusha agasaza kako gakura ubwenge. Kimwe mu bintu bizakubwira ko wahuye n'umukobwa cyangwa umugore, niyo yaba afite imyaka 13, iyo umugize umugore wawe agasanga ufite intebe mu nzu, ufite akabati, ufite amarido, intebe ziteye neza zireba mu cyerekezo cyazo, ikintu cya mbere akora ahindura ukuntu intebe ziteye. Araza akakumvisha ko izi ntebe ziteye nabi, akazihindukiza for no reason, ziteye neza. Hashira amezi 3 akazongera akazisubiza kwa kundi, ati ntubona ko zimeze neza noneho? Uwo ni umugore. Abadamu haleluya, n'abakobwa Yesu ashimwe, tubirimo neza. Araza agasanga ufite itapi, akagutegeka kuyihindura nta mpamvu. Wananirwa kuyihindura, akaza akayoza, akayihanagura, akayihindukizamo gakeya. Hashira icyumweru akayisubiza kwa kundi, kugira ngo akwereke ko hari impinduka yazanye mu buzima bwawe. Niko bameze. So bagabo bene data, basore mutera ikirenge mu cyacu, ibanga ryiza ryo kubaka urugo neza ni uguha umugore umwanya we, akagira ibyo yica, akagira ibyo akiza, kandi ukamubwira ngo wakoze, wabikoze neza gusa. Ibyo bintu nimutabyemera murambabaje, do muzabira icyuyo. Arabicurika uti ibi nibyo sawa, akabicururuta ibi nibyo sawa, akongera akabyangiza ukavuga uti nibyo. Aguhisha imyenda kugira ngo uze kuyimubaza. Mama Neri tumukamera make. Mama ari hehe ko yanzonze? Haleluya mami, Yesu ashimwe. Ukaba wateguye imyenda yawe isanzwe ijyana n'ipantaro n'ishati n'urukweto, wayambara wajya gusohoka, ati daddy ntabwo ibi bintu bijyanye ni, kandi nibyo naguranye, niko byazanywe, byararemanywe. Tunabonana bwa mbere yarabwiye ngo birambereye, akavuga ati yingira aza kujyana n'agashati, ugakuramo ikote ukagira utya, akagukubita ishati, niyo byashaka bikabidagira bite bidahura, akabikwambika, mukagenda mwishimye mumeze neza. Ugategereza ngo uzarebe, yabona amaze kugutegeka, akazagusubiza bya bindi akabari byo wambara. Ibyo ni bisanzwe uwo n'umugore. Niba rero uvuga uti ngewe umugore ntazantegeka, my friend, wikwirirwa ushaka, wikwirirwa urongora, ibyo bintu byihorere si ibyawe, uzimere nka Paulo ubu muvuga mutumwa w'ingaragu. Zasaze tukwita umuhungu. Umugore ni ikindi kiremwa, niko aremye. Ndimo neza? Goma mu mukobwa wanjye. Umudamu araza agasanga ukora contability atarayize na rimwe, akareba mweka yakavuga ati aka kamenyetso ko guteranya wakanditse nabi gusa, atazi uko bakandika. Warangiza wabyemera amahoro akaba, utabyemera amahoro akanga. Nigeze kubona akantu k'aka video karansetsa, umugabo w'umusaza w'imyaka nka 76 cyangwa 7 n'umugore w'umukecuru basazanye. Umukecuru ategura ameza, byo tangiye kurya, umusaza atari ko ati mpakunyu nongeremo. Umugore avuga ngo uvuze ngo iki? Ati mpakunyu nongeremo mu byo kurya. Aravuga ati imyaka 40 tubanye muri uru rushako, nta na rimwe wigeze ugaye umunyu nashyize mu byo kurya. Uyu munsi bitewe n'iki? Tekereza. Ikibazo cyaratangira. Umugabo ati sukugaya, ati mpakunyu, ati ndumva ari gakeya. Ati ntago ari ikibazo cy'umunyu, ati ahubwo
kuko ejo nakubwiye ngo wakoze amakosa kwipfunisha isogisi, ibyo nibyo wagize inzika. Vuga ko ari byo. Umugabo ati nukuri ntabwo ari byo ngibyo sinanabyibukaga, nakunyu gake washyizemo. Aturashaka umunyu, ati nta kibazo. Arahaguruka azana umunyu arawumuha, umugabo agiye kuwushyiramo, umukecuru aterura amasahani yose y'ibyo kurya ajugunya hariya aho bogereza ibyombo, ajya kurya amatariye, umusaza ajya kurya amatariye, arashoberwa. Niba umugore aguhaye ibyo kurya ntukongeremo umunyu, byihorere. Uyu munsi aranyica. Nakundaga umunyu mwinshi ariko narawibagiwe, sinzi umunyu niba uryoha niba ubiha nabivuyeho. Nasabye umunyu kabiri akajya ambwira ati ariko ntukarye umunyu mwinshi utazarwara. Ariko ko mbona ntawe urimo. Ati uwo munyu urya ni mwinshi uzarwara. Abimbwiye kabiri ndekeraho singisaba umunyu. Mubaza abana bose baba mu rugo, mwese murebe niba ngisaba umunyu. Umunyu narawuretse kandi nkunda umunyu mwinshi. N'umubisi zinyurya kubera ko sinshaka ko umuntu abyitiranya nuko navuze ko yatetse nabi. Usaba umunyu akagira ngo uravuze ngo watetse nabi. Ntukabwire umugore ngo ukumbuye utwo kurya twa mama wawe. Mama wawe ntukamugire mukeba w'umugore wawe. Abagore niko bameze. Iyo uvuze ngo nkumbuye utwo kurya twa mama, nyoko aba mukeba we, agatangira kumwanga mu mutima we, akumva atazubaka kubera nyoko. So nukuvuga ngo abagabo n'abasore nibo ndi kubwira. Kandi naramenyereye nta kibazo cy'umunyu mfite, waba urimo cyangwa utarimo. Ubu ngubu turirira. Meroni Kabatesi we avuze igiswahili ibintu birakomeye. Songa mbele mama yako, mbele na utapo. So nukuvuga ngo abagabo n'abasore nibyo navuze ngo kimwe mu bibazo abantu tugira, abantu bitoza gutwara mu muhanda no kwiga amategeko y'umuhanda kugira ngo bamenye uko batazateza impanuka mu muhanda, ariko abantu bashaka batarigishijwe uko umuntu akwiriye kubaka urugo. Ugasanga abantu barapfa ngo umunyu. Urabyihorera, wakumva ukumbuye utwo kurya tundi ukajya muri restaurant ukaturya. Waba ukumva ibyo kurya bya mama utabivuze ukazagira umunsi ukabasura, wabasura ukaryayo ukabyihorera. Ibyo kurya ntibyubaka urugo n'ibyinda. Inda ni ibyo kurya, n'ibyo kurya n'ibyinda, kandi byose Uwiteka umwami azabitsemba. Mwubaka ingo nk'abanyabwenge. Abagore bakamenya ko umugabo ntago abwirwa nabi. Kabwira umugabo ariko ngo mana ngo ntawe uri umuswa, ngo tekereza ngo buriya ngo nka Faranswa we, ngo nka Faranswa ntago yabikora atyo. Ibyo bintu ntukagereranya umugabo wawe n'undi mugabo. Ibyo bintu ba wabyishe. Abagabo n'abategetsi ntago bemera yuko agaciro kabo kaminimiza. Umugabo ushobora kumwigisha utavuze nabi. Ntukabagereranye. Nanjye uri kubabwira bangereranije ibintu bya zamba, ntago nabyemera. Ukabona ngo Pastor Innocent ngo arakurusha. Ntago ibyo bintu wabivuga. Ikibazo kiravuka gikomeye, nkakubwira nti genda ujye kumushaka. Ibintu bigacika. Abagabo bashaka umuntu babwira ngo aho ngaho. Aho rero niho batwohereza. Apfa kukubwira ngo aho. Akakubwira ati aho ngaho, ariko tiburiya kuri ako ngako dushyize maka. Igitekerezo cyawe cyumva vuba kuko arumva ko wubakiye kuke, yajya kwikanga agasanga igitekerezo icyo cyose waragihinduye cyose. Umushinga wawuhinduye kera warawubirinduye, ariko buhoro akajya yumva ibitekerezo bye ari byo muri kugorora, kandi igitekerezo waramaze kugihindura cyose. Burya umugabo muragize ubwenge, nawe akakuyoboresha itegeko. Once we get there, nukuba dufite agenda yuzuye, the do's and the don'ts. This is powerful. Njya numva abantu hari ikosa rivaho rikomeye. Mujya mubona iyo abakobwa bacu bagiye gushyingirwa ngo bagira ikintu cyitwa bridal shower. Useless. Mujye mufata amafaranga muyabahe, ibindi mubirekeraho ntacyo muba mukora.
buri muntu agira uko yubaka urugo rwe bitewe na compatibility z'abantu. Abantu bagira abantu inama muri bridal shower ingo zarabananiye ubwabo, baratanga ibitekerezo nabo byabananiye gukoresha. Reka nkubwire umuntu ushobora gufasha umwana w'umukobwa kubaka neza. Niba mushaka gukora bridal shower nziza, mujye mutumira abagabo babwira abakobwa ibyo abagabo bakunda. Ask your father, baza papa wawe no wakugira inama. Ukeneye umuntu ukubwira umugabo icyo ari cyo, ntabwo ukeneye umugore ukubwira umugabo icyo ari cyo, kuko abagore bananiwe kutumenya. Tekereza umuntu ukwigisha ibyamunaniye. Bridal shower ayo mafaranga mujye muyanyihera, n'ubundi mba nigishije mwanyishe shangazi, mujye muyanyihera mbabwire. Hamagara Pastor Nosa, uhamagare Pastor nako Papa Shalomo, uhamagara Pastor Ndahunga, uhamagare ninde wundi urahangaha umugabo papa, uhamagare Moses, ubabaza uti umugabo ni iki? Nibo bazakubwira umugabo icyo ari cyo. Abasore nimujya gushaka muhamagare ba nyoko na ba nyoko wanyu bakubwira umugore icyo ari cyo. Naho ibingibi bya bridal shower byanyu, agakobwa kamaze y'ukwezi kumwe ntikaranatwita kaje gutanga ibitekerezo. Uzatanga ibitekerezo bi? Nta bitekerezo ufite icecekere, ntabyo uragira. Ngo ngiye maze umwaka umwe nubatse ngo amagabo naramumenye, akaza kukubwira imiruho yo mu rugo rwe, akaba ari yaza kukuraga. Imiruho yo mu rugo rwe ntabwo umuruho wundi muntu wakubera umugisha. Atangiye kukwigisha gufata umugabo nabi, kumwumva nabi, umugabo n'umwana wundi, umugabo no kwitondera ha ukasanga uwawe siko ameze. Mureke tubabwira abagabo icyo ari cyo. Imiterere y'imitekerereze ya kigabo ko imeze, nibwo abakobwa bacu bazubaka neza bigakunda. So bridal shower nge numva muzajya muziha abagabo nabo babirambyemo. Dore Papa Shalomo ngabo mumubaze muti igituma uhora wicaranye n'umugabo n'umudamu wawe ukaba utaramurambirwa n'iki? Azakubwira ati ngiye madamu wanjye aravuga cyane n'utegeka hano, njyewe nahisemo kwicecekera kugira ngo bigende neza, kandi ibitekerezo byanjye birubahirizwa kubera ko mba natanze amahoro, ntitujye dushwana. Waba ufite umugore nawe uremye asakuza. Hari abantu baba baremye basakuza utamucecekesha, ukavuga uti ngiye kambyoroshye nceceke, nzajya n'influencing ibitekerezo bye mu ibanga ryo guceceka. Akakubwira ngo none se ntugeraho ukarambirwa toya? Ati burya aranyubaha mu bantu ntashobora kunyubahuka. So kuko mu bantu anyubaha nanjye ndamwubahiriza. Akakubwira ka kantu gatuma umugabo yumva adatakaje kuba umugabo. Niba ufite umugabo ugatuma yumva atakaje kuba umugabo, umenye ko watangiye inzigo utazarangiza. Niba ushaka gukubita umugabo wawe, jya umukubitira mu cyumba mwenyine n'abana ntibabimenye, yakwihangana. Ariko umugabo namenya ko bamenye ko ujya umukubita, uzaba utangiye intambara udashobora kuzapfurangisha. So you must know ngo udiringa n'umugabo uradiringa n'umuyobozi. Hanze abagabo n'abayobozi, ariko mu gikara abagore nibo batuyobora. Ntabwo njya mbabwira nti nibuze ubwenge, niba unshaka umugisha. Ikimbo cyo kunshudika cyane wacuditse mami. Nimubona ko mbakunda nkorera Imana. Ubu mami yashatse kukunyangisha, yakunyangisha nkakwanga ku ngufu, nkaba mbizi ko Imana izakumbaza ariko nkakwanga. Kuko sinzasenya urugo rwanjye ngo cyangwa ndubuze umunezero ku bwawe. Reka. Aramutse ambwira ati uriya muntu simushaka, ntabwo nakugurana urugo rwanjye. Oya ndababwiza ukuri ubu ngubu nderuye. Kuko impamvu namushatse sinshake wowe nuko udashobora kumpa icyo namushakiye. Uko byagenda kose, ibyo byo rwose nimukanabitekerezeho. Nemera ihame rivuga ngo ndi umushumba w'urugo rwanjye mbere yuko nshumba undi muntu wari we wese. Shumba umugore wanjye, ngashumba abana banjye, iyo bananiye gushumba abandi ntacyo bimaze. Tekereza mpingutse mu bwami bw'Imana ntagira umugore ntagira umwana mfite wowe.
kuzugo nabandi umugabo ki. I must become a pastor to my family first. Uko nukuri kuryana ariko nuko kuri. Tekereza mbanje wowe ngatakaza urugo rwanjye, ubwo se naba naravunikiye iki muri iyi si? Nabandi mugabo ki? So nshumba urugo rwanjye narangiza ngashumba abandi basigaye. Ese ashimwe. Hari abantu bashobora gutekereza ko bashobora kunshudika cyane ariko ntibabe inshuti ya mami, buriya baba bakibaze nabi. Abagore baradutegeka. Umugabo wese ushaka kubaka aremera umugore akamutegeka. Ugira igice cy'ubuzima umurekera akagitegeka, iyo wanze biranga. Alo, ko mundeba mutyo? Niko bimeze. Uko nukuri kuryana ariko niko kuri. Nuhura n'umugabo akubwira ngo njyewe umugore wanjye ntago yampitiramo ibyo nkora, ntago yantegeka, ujye umenya ko nta kigenda. Uburyo bwiza bwo kuba umugabo muzima n'ukwemera ko umugore agira ijambo, kuko abagore niko baremye, adafite ijambo ntago byemera. Arakunaniza kugeza igihe azaribonera cyangwa rugasenyuka, ntago byakwemera. Abagabo bubatse imyaka 20 mu babaza imyaka 30, umugore adafite ijambo ntago byakunda, ntago byemera, ntago byavamo. Niyo wabura umukuru w'igihugu ufite abasirikare bakurinda n'intwaro zikurara hejuru, umugore yarara kudiha agukandagira mu mutwe gutyo kaguhondagura. Nimugendere ku bitekerezo by'abantu bubatse imyaka 2 n'itatu n'ine. Abagabo basazanye n'abagore babo mubabaze ngo ibanga nirihe, azakubwira utegeka urwo rugo wari we, uzasanga iteka ritegekwa n'umugore. Akazi k'umugabo n'ubugaragu, n'ubugaragu. So Narisisi, Mushimire n'abandi na Abeli, nimutekereze ko umugore agaruzwa ikiboko. Gomba kumuha umwanya wagakora. So no kuvuga ngo ni byiza ko izashimwe. Hallelujah. So hagomba kuba compatibility of character. Iyo nayivuze. Nahise njya ku ngingo ya 3 ivuga ngo abantu bakwiriye kuba barigishijwe. Compatibility ntago nayitinzeho kubera ko nayivuzeho cyane ku munsi wa mbere. Abantu bakwiriye kwigishwa uburyo ingo zubakwa. Pastor Inosa na Mama Neri mushinzwe imiryango muri True Salvation Church, ndabongeraho abandi bantu mufatanye mwigishe by'ukuri. Ndashaka kubasaba ikintu kimwe, murekeraho kwigisha abantu ukuntu ingo zubakwa mwishingikirije ku nyigisho abantu bagiye bigisha zifitanye isano n'iyobokamana gusa, ariko zitigeze ziha abantu umusaruro. Nimubwire abantu iki ijambo ry'Imana rivuga, munababwire real life experience. Ingo zubakwa ziti? Mbere yuko umuntu akwiriye gutekereza kubaka, akwiriye kuba atekereza ati. Ntabwo umuntu akwiriye gushaka umugore cyangwa umugabo kuko agejeje imyaka. Oya, umuntu akwiriye kugira urugo kuko afite impamvu y'urugo. Teach people, teach them correctly. Give them your personal testimonies, personal experience. Yego turababwira ntibumva, ariko mujye mubabwira kugira ngo Imana itazabababaza. Mubabwize ukuri ko mu mutima kukuntu ingo zubakwa, munababwira uko mwe mwubatse. Tell them the truth, kuko Imana izababaza imiryango. Kuki imiryango yapfuye muhari? Inararibonye ryanyu ni ryiki? Nigisha kurambagiza, nigisha compatibility, nigisha uburyo bwo kubana bushingiye ku bumenyi. Ubumenyi. Bantu b'Imana, umugore utagutegeka kutamubana, umugore utagutegeka, umugore utagutegeka, afazari yagutegeka akantu gato. Njya kubana na mami,
ubwo ari mu bana, niyo mpamvu no mwiterana muzi ko abayihishe. Buriya nogoshaga umusatsi nkawumaraho, nkogosha ubwanwa hano nkabumaraho, nkogosha ubwanwa bwo hejuru nkabumaraho. Ngiye nibyo nakundaga. Tumaze kwemera ko tuzabana, ahita ambwira ngo ariko ngo utangire gutereka agasatsi ngo karakubera. Ati kandi ubwanwa bwo hejuru ntukongere kubumaraho, no hepfo ujye usigaho utwanwa dutoya. Ngiye ubwa mbere sinabikora, ubwa kabiri aramperekeza abereka uko banyogosha. Kuva icyo gihe kugera ubu niko nogosha, ndabyitwararika kandi birambereye, nsigaye mbonera ibyo byiza. Bimaze iki ko umugore wanjye abona ntasa neza kandi ari we mugore wanjye, nagiye bakanyogosha uko ashaka. Umusatsi wanjye ugiramo akantu gatukura kubera ko ndi inzobe. Arangije aranjyana ati bagusigemo akantu, ati ntubona ko n'abantu bakomeye bajya bagashyiramo ne, ariko ibintu ntabwo mbikunda, ati gashyiremo urebe. Okay, nshyiramo kanta ntegurutwe, barasiga kanta. Nubu mfite impungenge ko ntarajyayo natinze, ariko naje gusanga ari byiza. So kuko azi ko kajya mbwira nkumva, nanjye iyo mubwiye arumva, bituma guhangana kuvaho. Iyo ntsimbaraye ku kintu ntashaka, kuko azi ko njya mworohera, atekereza ko icyo kintu akwiriye kukimparira, kuko hari igihe nanjye njya muharira. Sizira mubyumva. Ariko biza ko njya umugore ntabwo yantege ku kuntu nambara. Naye ndiyo nganira n'umugabo umwe, hari icyemezo nashaka gufata kingoye cyane, ariko mama aranyangira tumara ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, tugakora inama bikanga, tukarakaranya, tugatongana, tugashwana, umwe akaryama areba iriya, undi akaryama areba iyi, bikanga. Ndangije mpamagara umugabo w'inshuti yanjye ari mubyara wanjye, turagenda twicara ahantu. Ndamubwira nti rero mami ntabwo ajya ngora, nta nubwo mubaza ibintu byinshi, yizera ibyemezo mfata, ariko kuri iki kintu yanzonze tumaze amezi aya, ndumva ameze nabi kabisa mu mutima wanjye. Wowe urabona ikikwiriye ari ikihe? Aravuga ati icyo ushaka gukora mbona ari cyo cyiza, atari ku kibazo kirimo urambwiye ngo ntajya kurushya, n'ubwa mbere atsimbaraye ku kintu, ndumva wakimuharira. Sawa, turatandukana. Ndagenda mbwira mami nti icyo kintu, cya kintu nabitekerejeho, ndumva ntagishaka, ariko ndakiguhariye. Ariko cyari ikintu kintwara amafaranga menshi yagera muri miliyoni 20. Ndagenda ndagikora. Ariko niba hari ikintu cyatubereye umugisha mu buryo udashobora kumva, nicyo kintu. So gutsimbarara kwe kwarebaga ibyo ntareba. Iyo nza kuvuga ngo umugore nta ntegeka, nari gufata icyemezo ntamugishije inama, kuko amafaranga nagomba gukoresha ntago byasabaga sinyatire ye kugira ngo nyakoreho. Nari no kubikora atabizi nkabireka. Ariko mu buzima bwanjye sinshobora gukora ikintu ntamubwiye. Buriya ntubona turangije iteraniro ukavuga uti ngo haye n'ituro ry'urukundo gusa ku ruhande, sinshobora kuruhuka ntaravugana nawe, muha raporo y'ibintu byose. Ntanga raporo ukagira ngo mfite boss wanjye ndi guha raporo, kandi njye ndashyuha, kwako nimubona mba excited, ndashyuha kandi ntandukanye nawe. We ashobora kugira ikintu cyiza kibaye akamara umwaka atarambwira, kuko ibintu bye byose abikora muri buryo bwa surprise. Ibintu byose ni surprise, mujya mumubona namwe surprise. Kandi njye mba nashyushye natogose nenda gupfa, nshobora no guhagarika iteraniro nkabanza nkamuhamagara nkamubwiraho gake. Ariko we ngo ikintu cyose ngo afata igihe cyo kuzakivuga akakibika, njye cyaba cyaragaze cyarapfuye naranabyibagiwe. Ibyo nabyo byabanje kutugora. Havuga se wowe uhora na surprise, urampisha ni ibiki? Mfata igihe cyo kubyigaho. Wowe akantu kose aragaceceka, akakabika hariya, agakora ibyabanje, akagenda buhoro buhoro, hajya gushira nk'umwaka ukabona ko kantara kagaruye. We ashimishwa nuko ikintu kiri butungura umuntu gusa.
njyewe rero mbashaka gukubita hasi ibintu biri aho ngaho, ushobora gusenga Imana yakora igitangaza ikimuga cyahaguruka nkavuga nti mbe muririmba, nkajya hanze nkamubwira nti uzi ibintu bibaye noneho. Ndamuza praise za mami arazikora ku buryo azikorera naho akayikorera n'uwo bayiteguranye. So iyo utahaye umuntu umwanya wo kumenya uko umuntu ameze, mugongana ku bintu bitari ngombwa. So ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu bisenya urugo ni uko dushaka tutazi uburyo abantu bubaka. Niba ushaka kubaka neza ukaba uri umusore, umujyanama mwiza ni nyoko kubyara. Abagore nibo bakubwira ibyo abagore bakunda, nuko abagore batekereza, n'uburyo abagore babaho. Abakobwa abajyanama banyu beza ni baso wanyu n'ababyeyi bandi mufite mu itorero, kuko nibo bakubwira ugiye gushaka uko ateye. Noneho ibyo abadamu n'abagore babwira abadamu n'ibyo abagabo babwira abasore bikaba ari icing on the cake. Icing on the cake. Ariko buriya uje ukambaza umugabo icyo ari cyo namukubwira. Dore Papa Innocent mwicaranyaho ibintu atajya avuga mu rusengero bibera mu rugo iwabo, mu rugo yabikubwiye, avuga ati urwubatse ute? Kandi imyaka harya ntimumaze imyaka hafi 30 20 na banzu bampe na Papa Shalom nguri Pastor Ndahunga ari he? Hariho nundi mubyeyi uba ku Ruyenzi harya yitwa nde? Papa Shalom esashimwe. Esashimwe tati. Umeze neza? Turaho turakomeye. Mama Shalom kwise wigira inyuma. Ndahari. Mumaze imyaka ingahe mwubatse? Imaze kuba 28. 28. Dore umuntu wakubwira uko bubaka n'uyu. Mama Shalom, si imyaka 28? Yego niyo. Nta miyaga yaje ikenda kurusenya? Imiyaga ntayo. Urumva kuntu bagize Imana. Papa Shalom, nta miyaga yabayemo ngo yende kurusenya? Oya, ntayo. Twagira ubuntu, imiyaga ntayo. Ibanga ryanyu ni irihe? Ibanga ryacu nibyo wahoze uvuga nyine. Nibyo wahoze uvuga byo guha agaciro ibitekerezo bya buri muntu. Urumva aho bubakiye bo igitekerezo cya buri muntu gifite agaciro. Niyo waba utacyumva ukagiha amahirwe ukakigaho, aho ubona biri bubatera amakimbirane ukamuharira. Mama Shalom, ujya gutangira gucuruza yarabishakaga? Twabyumvikanyeho. Abari nawe umfasha gushaka igishoro. Wabyumvise? Twabyumvikanyeho abari nawe umfasha gushaka igishoro. Papa Shalom ntabwo wagiraga impungenge ko Mama Shalom ni mwiza? Mubone ko amazi yo myaka yose ni mwiza, ahagurutsa agahagarara abakobwa mwinshi mwahinduka umushyitsi. Niwe mubyeyi uteye neza mu rusengero rwacu kurusha abantu bose. Pe Papa Shalom nawe urabizi? Cyane. Ntabwo wagize impungenge ko najya gucuruza bazamutereta? Oya, ibyo ntabwo nabitekereje. Nta nubwo yabitekerejeho. Urumva? Ntago yabite. Ni ukuvuga ngo ntago anemerera ibitekerezo bimutera impungenge bishobora gutuma abona ikidahari. Wari wabona ko ukeka ikintu ubona ibimenyetso byacyo kandi kidahari? Ibitekerezo wemereye kuza bimeze nk'abaringa. Ninjoro iyo ugenda mukijima kakagoroba ufite ubwoba, ubona ikintu ukabona kiragira gityo, ukabona kibaye nk'intare. Byandi byitwa abaringa. So iyo ufite ibitekerezo bibi ubona ibimenyetso. Umuntu asuhuza umugore wawe ukabona hari ukuntu barebanye mu buryo bufite icyo bivuze. Ariko iyo utabitekereza ubona nyine ari urugwiro. So aba babyeyi ubegereye ushaka kubaka, hari ibyo bashobora kukubwira bigatuma wubaka urugo rwawe.
ariko iyo mugiye kugisha inama mugisha abakobwa batandukanye ngo babigishe uko bubaka. Ukagisha inama umukobwa utarashaka ngo akubwire uko ati njyewe agasuzuguro k'abagabo k'iki gihe turi independent dushobora kwibeshaho. Karakara kanjye nta mugabo wansuzugura, njye nta kagore kansuzugura, cyawe nakwirukana nkarongora undi. Papa Inosa na Mama Nelly, nta muyaga wigeze kuza ngo shake kubikubita hasi. Byagiye biza gake ariko tugakora inama tukongera tukabitunganya. Hari ubwo mwasengaga mutabanje inama se? Byinshi twabikoraga turi mu masengesho. Esa ibitekerezo byiza mushaka ko byubaka mugatangira kubyereka Imana kugira ngo urugo rukomere. Yego. Ibitekerezo bibi bishobora gusenya mugasenga Imana ngo ibafashe kubikuraho kugira ngo mujye mbere. Yego. Kandi ahanini ni nk'ibiki byashaka kurusenya. Niyo mutavuga ikintu izina ryacyo ryitwa ariko muduha ishusho. Ubundi hari ibyo mwaduhaye nk'ingero nko kuvuga abantu ntibumvikane nko ku gitekerezo, kutumvikana ku gitekerezo cyangwa ku mushinga. Nibyo akenshi biba bidusaba gusengera, byadusabye imbaraga kugira ngo tujye twumvikana ku mushinga dushaka gukora. Sawa, tubakomera amashyi menshi ko Imana yabarengeje ibyo bihe bibi. Uzi ko hari urugo nzi rwatandukanye, umugabo yaravuze ngo tubyara abana babiri, umugore atari ko ndashaka utwana 3 cyangwa 4. Barangije umugabo ati ngiye ndashaka abana babiri. Haza kubaho umugisha, umugabo arongera atera umugore inda ya 3. Umugore abwiye umugabo ati natwite, aramubwira ati ngiye nakubwiye ko nshaka abana bangahe. Nubo baratandukanye, kandi uvuga ngo arashaka babiri niwe wamuteye inda, nta navuga ngo ninda yundi mugabo niye. None se niba udashaka kuntera inda yukoresha agakingirizo, niba ushaka ko tubana genda uyikuremo. Umugore ati ngiye sinakuramo inda, natewe n'umugabo wanjye wankoye nkaho nayisambanye. Urugo rurasenyuka. Namwe nimwumve bene ibyo byemezo. Uwo mugabo aza agaciro k'urugo. Baratandukana, birarangira baratandukanye. Ubu mugabo ari kujarajara ashaka undi mugore, n'ubundi naza n'umugore, umugore zaza ashaka kubyara utwana tundi nka 2, ubu noneho bagiye kuba 4 mu kimbo cya 3. So baratubwiye ngo uburyo bwo gufata ibyemezo bifatwa mu rugo biba bigamije gutuma urugo rumera neza. Uburyo mu bifata bikwiriye kuba bituma murushaho kwiyubaka kuruta uko mutandukana. Allo. Now, abantu bakwiriye kwigishwa uburyo ingo zubakwa mbere yuko bubaka kugira ngo badateza impanuka mu rugo. Hari ikindi kintu abantu bakwiriye kwitaho iyo bubaka, wenda kuri iyo ngingo yo kwigishwa. Abantu bakiga uburyo abantu bakwiriye kubana. Burya hari abantu batari sociale, batazi uko umuntu abana na mugenzi we. Mushwana akantu gatoya akahita kuburoka kuri telefone. Ntimubazi se? Kantu gatoya agahita kuburoka. Umuntu uburoka abantu kuri telefone kuko bashwanye ntashobora kudatana n'umugabo cyangwa n'umugore, kuko ntabwo azi ibyo bita compromise. Urushako rubamo compromise. Njyewe nzama couple abana mu rugo yaraburokanye kuri telefone, mugabo n'umugore baraburokanye. Hari nabo nzi bararana mu buriri batajya bavugana, bandikirana message. Uze gusiga amafaranga ya school fees y'abana, undi akandikira undi message, uze kwibuka kugura umuriro washize. Bari mu buriri baryamye, kandi ubwo baraho bari guchatinga n'aba ex babo. Iyo yababaye cyane yibuka ex we,
umuntu akwiriye kubaka urugo azi agaciro k'uburyo, akamenya uburyo abantu babana, akamenya uburyo abantu bakemura ibibazo mu rushako, akamenya ko abantu bajya baharirana, akamenya ko abantu bajya buzuzanya, akamenya ko urugo rutubakira ku mabwire, kanaka yavuze, kanaka yavuze, kanaka yavuze. Oya, buri bantu bagira experience y'ubuzima bwabo itandukanye n'iy'abandi. Nushaka kubaka nka nyoko uzamara amazu. Buri muntu akamenya ko ari uburyo agomba kubaka urugo rwe. Number 4, nisorezeho. Kindi kintu gituma abantu bubaka inzu basenye ingo zabo ni za karande. Ibintu by'ibicaniro bisenya ingo nkuko bikenesha abantu. Iyo uzi ko ufite ibibazo by'ibicaniro mu rugo rw'iwanyu bituma abantu batubaka mbere yo gushaka, banza uce muri gahunda yo gusandaza ibicaniro by'iwanyu, wige gutamba kugeza Imana ikweretse ko ibyo bicaniro bivuyeho ushaka umugabo. Burya ibicaniro birambagiriza abantu kubi. Haza umugabo mwiza ufite umumaro kikamukwangisha umutima ukumva ntumushaka. Haza umugabo uzakuzonga ukamukunda ukenda gupfa, kuko imyuka y'influencing imitekerereze yacu, ik'influencinga n'amarangamutima yacu. Uburyo batamba, uri arambaje ngo nigishe uburyo batamba, narabyigishije cyane. Ahasigaye ngira ngo ndaza kubaha abantu bandi bazajya babibigisha bashingiye ku byigisho bihari. Urumva ntago namara imyaka 10 nigisha ngo njye mpora njya gutangira bundi bushya. Ariko hari inyigisho ziri mu video, iyo ugiye kuri channel ya True Salvation Church ukandaho hari ibyigisho biri live, hari n'ibyigisho byitwa videos. Iyo ushaka inyigisho za kera z'ibiganiro ujya muri video, niyo ushaka ubuhamya. Iyo ushaka ibyigisho byatambutse mu iteraniro nk'uku ujya mu yitwa live. So birahari bitandukanye. Rodrigo uzabereka uko bimeze. Ujye ugenda usubire mu byigisho bya kera. Hari ibyigisho by'ibiganiro niho nigishije ku bicaniro cyane. Harimo n'inyigisho nagiye nigisha ngasenga n'aka kanya iryo sengesho urisubiyemo uhita ubohoka, n'aka kanya urisubiyemo. So Imana ibaha umugisha. Ndabasabira ngo mugire ingo nziza z'umugisha. Mujye mutwandikira mutubwire icyo mushaka ko twigishaho tukigisheho. Ariko Imana yaransezeranije ibintu bibiri nshaka kubabwira. Yarambwiye ngo abantu izampa bakanyumviriza bubakira ingo nziza zituje. Mvuka mu muryango w'ibicaniro bikomeye cyane, mu muryango utagira ingo pe. Njyewe n'Imana yanshakiye umugore, simpakana yuko Imana itabikora, ariko Imana irangira umuntu umugore kubera impamvu zihariye z'Imana. Ubundi abantu barirambagiriza, ukabaza Imana ikakubwira ngo uyu yego uyu oya. No bwa mbere numvise mfite urugo nkumva rurahari. Sinzi umuryango uvukamo kumeze, ibicaniro bisenya ingo. Bisenya ingo. Umuntu w'imfura w'inyangamugayo urugo rukamunanira. Umugore w'imfura w'umunya ntago mubizi. Iyo murabivuga gutya ariko ntimubizi. Ibicaniro bisenya ingo. Hari ibibuza abantu gushaka. Hari abantu nyasenyera naba nsenga musabira urugo nkabona ndasa naho ndi kureba ahantu h'ikirangarizwa ku murongo hari wose, nta mugabo n'umwe uzigera uhakandagira. Tuzamura ibiganza twese dusenge dusoze. Mana y'agakiza, kuko uri nsabiye umugisha buri muntu wabaye muri iri teraniro, ngo ufite ikibazo cy'urugo urwubake neza. Kandi buri muntu wari ufite icyifuzo uyu munsi nasengeye, umwiyereke mu nzozi kandi ugikemure. Kandi umunsi w'ejo iteraniro ryaho rizabirya umucyo mu buryo budasanzwe, kandi bitangaza byawe nikabure mu iteraniro ryawe. Baha umugisha, baha amahoro, ubaha ibyiza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Niba ufite ituro ryawe ushaka gutura Imana, uriyiture. Imana y'agakiza kuko uri bane namwe.